Nshuti bakunzi ba Roy TV Rwanda, ndabasuhuje. Amazina abantu bitwa, yaba meza cyangwa mabi, burya bafite icyo asobanuye. Ni muri urwo rwego, uyu munsi twabateguriye izina Emmanuel. Gusa ndabibutsa gukora subscribe ndetse no gukanda ku nzogera kugira ngo tujye turushaho kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Izina Emmanuel ni izina rifite inkomoko mu Giheburayo ku ijambo Emmanuel, rikaba risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Bimwe mu biranga ba Emmanuel, burya ngo ba Emmanuel ni abantu barangwa n'ubwitonzi, ni abantu baba bacecetse cyane kandi bakunda gutemberera ahantu nyaburanga. Ikindi wamenya ku muntu witwa Emmanuel ni uko ari umuntu ukora ibintu bye yitonze, akora kimwe kimwe ndetse akabikorana ubwitonzi buhambaye. Muri make nta guhubuka kuba muri we ndetse no mu byo akora byose. Emmanuel kandi ni umuntu ureba kure ku buryo ashobora kubona ibintu mbere y'uko biba. Ikindi, Emmanuel ni umuntu ucisha make ariko uzi kuganira. Ushobora gutekereza ko atazi kuvuga, gusa muri bo aba ari intyoza nubwo atajya akunda kubigaragaza. Ni umuntu kandi utagendera ku muco cyane, we icyo abona ko ari ngombwa aragikora atitaye ku ngaruka gishobora kumuzanira. Emmanuel burya ngo ni umuntu wishimira ubuzima abayemo uko bwaba bumeze kose, kabone niyo bwaba bushaririye. Ni umuntu uzi kubwihanganira. Emmanuel ni umuntu uzi gucisha make cyane, ndetse Emmanuel ni umwe mu bantu babasha guhisha amarangamutima yabo ku buryo kandi aba yumva yuko ari ngombwa. Ikindi wamenya kuri Emmanuel, nubwo Emmanuel yitonda cyangwa se ushobora kumubona nk'umuntu ucecetse, ntabwo ari shyashya. Agira kwikunda, arikubira kandi agira n'ishyari. Ikindi wamenya kuri Emmanuel, niba uri umukobwa mukundana burya waratomboye, ko ba Emmanuel mu rukundo usanga ari abantu bazi kwitwara neza cyane. Nguwo Emmanuel rero, niba nawe wifuza kutugezaho igitekerezo cyangwa se kuba watwandikira ngo tugusobanurire izina ryawe, ushobora kutwandikira muri comment, ndetse utibagiwe no gukora subscribe ndetse no kunzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Iyi ni Roy TV Rwanda, naho njye baguteguriye iri zina nitwa Roy. Bera ciao, bera ciao.